Nshuti mwene data muvandimwe nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umugisha. Ndi Musoni Flavien, turacyari muri cya gitabo cyacu cy'abaheburayo igice cya 9, aho uyu munsi turigana igice cya 9 umugabane wacyo wa gatatu. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, iki cyigisho turimo kwiga kirimo inyigisho y'ubuturo bwera. Twabanje tureba ubuturo bwera, umugabane wo mu rugo. Ejo hashize twarebye umugabane w'ahera, ubu noneho tugiye kureba ahera cyane. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuze nanone kureba by'umwihariko uburyo imbaraga za Roma zashenye ubuturo bwera nk'uko tubisoma muri Daniyeli, ariko turebe n'uburyo Imana yakoresheje kugira ngo ubuturo bwera bwongere busubireho, ikoresheje ubuprotestani ndetse n'itorero ry'abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ndagira ngo rero muri iki cyigisho ngusabe uze gukurikira cyane, Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo twongeye kukunezererwa no kunezererwa ijambo ryawe, kuko ari ryo ritwambika imbaraga rikatwigisha ubwenge. Twongeye kunezererwa amasezerano yawe, kuko ari yo aduha umunezero. Twongeye kunezererwa kandi ibyiza uduteganyiriza. Nubwo turi mu bihe bigoye, isi ikaba iri mu gihe kiyigoye cyane, ubuhanuzi bakaba busorera mu maso yacu, abantu bakaba batunzwe n'ubwoba, ari bwo biyorosa, ari nabwo ari ubwoba bubatunze. Ndakwiyeretse kugira ngo ubane natwe cyane muri iki cyigisho, kugira ngo dukomereshe imbaraga zo hejuru cyane, kugira ngo imbaraga yawe ikore ku mitima yacu, twe kugira umwuka w'ubwoba uba muri twe, kuko umwuka w'ubwoba ntabwo wawuduhaye umwuka udusubiza mu bubata, waduhaye umwuka wera udutera imbaraga. Reka izo mbaraga rero zibane natwe kugira ngo dusobanukirwe n'amabanga yawe muri iri jambo, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, tugeze mu gitabo cy'abaheburayo igice cya 9 umugabane wa gatatu wacyo, aho turahera ku murongo wa 23 tukageza ku murongo wa 28. Paulo yandika yarasobanuye iki gice, uyu mugabane w'iki gice wise igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Iyi niyo titre. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi, nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo, aba yari akwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka bwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Nshuti yanjye, muri iki gice hari incamake y'umugabane wa gatatu y'ibintu dukwiye gutindaho mu gusobanura kwacu. Byari bikwiriye ko ibyo bishushanyo byezwa. Mu magambo make, kwezwa kwagombaga kuba. Mu buturo bwera bwo mu isi bwezwaga rimwe mu mwaka. Umutambyi yajyagayo ku munsi w'impongano, ndetse uwo munsi witwaga umunsi wo kugira gute, wo kweza ahera cyane. Kuko ibyo rero nagira ngo ubwire ngo kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu isi bigaragaza yuko nanone hagombaga kubaho kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Igihe Kristo yinjiraga ahera bifite icyo byari bisobanuye, n'igihe Kristo yinjiraga ahera cyane bifite icyo byari bisobanuye. Bibiliya irakomeza ikavuga yuko abonetse ku mperuka y'ibihe ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Icyo bashaka kuvuga hano ni iki? Bashaka kuvuga yuko Yesu yabonetse rimwe gusa kugira ngo aheshe uburenganzira ibitambo byari byaratambwe mbere ye, kandi ahagarike undi muntu wese wazaca mu nzira y'ibitambo by'amaraso n'ihene n'intama kugira ngo agere ku Mana. Ariko n'uyu munsi wa none haracyari abantu bagitamba. Muzabona abisilamu bafite umunsi batambaho intama nyinshi cyane, ariko wababaza uti se Yesu ntama w'Imana muramwemera? Bati reka da.
uzabona mu bihugu byo mu Buraziya baracyatamba rwose, mu Buhinde baracyatamba n'ahandi. Ariko mu by'ukuri aya maturo batamba nayo kubahuza n'imisengere, bamwe na bamwe nta maraso abahuza n'ibigirwamana baba baragiranye nabo amasezerano. Ariko kuri twe abana b'Imana, amaraso ya Yesu yemeje ibitambo byabanje, anabuza ibindi bitambo byazakurikira nyuma y'ibyo ngibyo. Ikindi kintu kidasanzwe hano nagira ngo mbabwire ngo umunsi Yesu yapfiriyeho, umwaka Yesu yapfiriyeho wari nawo mwaka w'imbabazi z'Imana. Ibi tubisoma muri Yesaya igice cya 61. Bibiliya ivuga ngo iki? Umurongo wa 3, yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Kubera iki? Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye. Uwo ni umurongo wa mbere, dusubiye hejuru. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Mu magambo make, umwaka Kristo yari amanitswe ni wo mwaka ibibazo byose, imbabazi zari zitanzwe, ni nawo mwaka Imana yari iteye kashe ku cy'ubuturo bwera bwashushanyaga ko gisohojwe. Kubera ko ibi bintu dusoma muri Yesaya 61 ni Kristo wagombaga kubivuga, kandi ibi bintu bajyaga kubishaka ku buturo bwera. None twihuta, Kristo agomba kugaruka atutse ahera cyane. Mu magambo make rero, Kristo akimara kuva ku isi mu mwaka wa 31 nibwo Kristo yasubiye mu ijuru. Amaze gusubira mu ijuru, ndajya mbabwire ngo ntago yahise yinjira ahera cyane, ahubwo yinjiye ahera, kuko dukurikije imirimo Kristo yari yakoze, Kristo yaje ku isi agomba kuba igitambo. Arangije arabatizwa, amaze kubatizwa aragenda Gikaruvari. Mu magambo make ndajya mbabwire ngo ibyasabwaga n'igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro byari bisohoye. Kubw'ibyo rero yagombaga guca umwenda akinjira ahera. Niho hambere, ntabwo agomba guhita ajya ahera cyane atabanje ahera. Kubw'ibyo rero akigera mu ijuru, buriya ku munsi wa Pentecost, Kristo yari yatangiye inshingano ze z'ahera. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byarakomeje, byamaze igihe kirekire. Kubw'ibyo rero muri iki cyigisho dukeneye kumenya Kristo yinjiye ahera cyane ryari rero ho mu ijuru. Biragaragara yuko yinjiye ahera akigera mu ijuru. Kubw'ibyo rero ntabwo yari kujya ahera ngo ahita abikorera rimwe n'ahera cyane. Gahunda y'inama y'agakiza yari kuba itandukanye, yari kuba itakobwe. Kubw'ibyo rero yinjiye ahera akimara kugera mu ijuru. Ese yagombaga kwinjira ahera cyane ryari? Ibi biraza kudusaba kwifashisha igitabo cya Daniyeli, nicyo kiza kudusobanurira neza umugabane tugezemo. Agomba rero guturuka, Pawulo yagaragaje ko Kristo azagaruka aturutse ahera cyane. Kubw'ibyo rero Pawulo nanone muri iki cyigisho agaragaza yuko abantu bose bagenewe gupfa rimwe hakaza urubanza. Mu magambo make rero, urubanza narwo rwongeye kugaruka. Mbibutsa yuko turi mu nyigisho y'ubuturo bwera. Pawulo agaragaje yuko kugaruka kwa Yesu bifitanye isano n'inyigisho y'ubuturo bwera. Agaragaje yuko urubanza rufitanye isano n'inyigisho y'ubuturo bwera. Mbega uburyo iyi nyigisho ikwiye kugaruka mu bitekerezo byacu, mbega ukuntu ikwiye kugaruka ku ruhimbi ikigishwa. Abantu benshi bagenewe gupfa rimwe hakaza urubanza. Kandi Pawulo yakomeje avuga yuko kuza kwa kabiri kugaruka ari byo Bibiliya yise kugaruka, kuko Kristo yaje bwa mbere ari Mesiya. Azagaruka noneho ataje gupfira abantu ngo apfire ku musaraba, ahubwo azagaruka aje gutwara abamuzanira, abamutegereza, kugira ngo abazanire agakiza. Mu magambo make rero nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Bibiliya n'iki gitabo cy'abaheburayo birwanya inyigisho igaragaza yuko Yesu azaza mu ibanga. Icyo ni icya mbere. Kandi iyi nyigisho nanone ikuraho inyigisho iri muri Korowani ivuga yuko Isa cyangwa Yesu cyangwa se Yezu azagaruka, ariko akagaruka aje gufasha abisilamu kurwana intambara ya jihadi. Ngira ngo icyo ni ikindi kintu wenda tuzakomeza kureba icya Kristo. Kristo rero azagaruka aje kureba bande. Pawulo yakomeje avuga yuko azaza aje kureba abamutegereza. Mu magambo make, Kristo azagaruka hari itorero ryitwa iry'abategereje kugaruka kwa Kristo. Ese iri torero rirahari? Yego
cyane, rirahari rwose, kandi iri torero rirahari. ndagira mbabwire ngo iri torero rihari kubera ko ryakurikiranye icyo Kristo arimo gukora hera cyane. Azagaruka rero, Pawulo yarabisobanuye neza, aravuga ngo azagaruka aje guha abamutegereza kuko azaba bazaniye agakiza. Mu magambo make, barakijijwe, uyu munsi aracyarimo kubakiza, ariko icyo gihe nagaruka nabwo azaba bazaniye agakiza. ndagira mbabwire ngo uyu munsi abantu benshi birata agakiza k'iby'i Karuvari, nibyo koko, ariko mumenye yuko n'uyu munsi wa none Imana iracyadukiza. Kandi nk'uko Pawulo yabyanditse mu Bakorinto, murebe mu gitabo cy'urwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Pawulo yanditse amagambo akomeye. Aya magambo ndayakunda cyane, ni urwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 10. Pawulo yaranditse ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira ko izakomeza kuturokora. Amen. Nanone Pawulo arongera abivuze. Pawulo muri iki gitabo cy'Abaheburayo agaragaza yuko twakijijwe igihe Kristo yapfaga ku musaraba. Ako kari agakiza yari atuzaniye. Pawulo nanone yakomeje agaragaza ko Imana yakomeje kurinda abantu bayo, ariko yongeye kugaruka muri iki gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 9 umurongo wa 28, arandika ngo niko na Kristo amaze gutambwa rimwe yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekera abamutegereza kubazanira agakiza. Mu magambo make, igihe Kristo azaba agarutse, azaba nanone azaniye abamutegereza agakiza. Nshuti yanjye, witwarwa n'agakiza Kristo yatuboneye gusa i Karuvari, saba Imana ikwereke n'uburyo irimo kugukiza n'uyu munsi wa none, ariko unagire n'amatsiko, unasaba Imana igushyire mu mubare w'abazaragwa agakiza, abo Kristo azaza agasanga bamutegereje akabaha agakiza. Inyigisho yo gutegereza Yesu, gutegereza kugaruka kwa Yesu, ni inyigisho itakirimo kwigishwa mu madini menshi. Rero hahirwa abategereza Uwiteka kuko azasubizwamo intege nshya. Amen. Twongere tugaruke ku mugabane wa gatatu w'ubuturo bwera. Mugabane wa gatatu w'ubuturo bwera twabanje kureba, habaga mu rugo, hakaba ahera n'ahera cyane. Muri mugabane w'ahera cyane, umutambyi mukuru niwe winjiragayo gusa, kandi ahera cyane habaga, mbere y'uko uhinjira habaga umwenda utandukanye ahera n'ahera cyane. Uwo mwenda wari ufite amabara adasanzwe, kandi uwo mwenda wari umwenda ufite ubusobanuro. Ariyo mpamvu igihe Yesu yapfiraga ku musaraba watabutsemo kabiri, wari ufitanye isano n'umurimo Kristo yagombaga gukora. Kubw'ibyo rero, icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, aho muri iki cyumba gisoza habagamo isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yarimo ibisate bibiri by'amategeko 10 Imana yahaye Mose. Mwumva agaciro k'amategeko mwa bantu b'Imana mwe. Icya kabiri hari inkoni ya Aroni yarabije uburabyo. Iyi nkoni yerekanaga ubuyobozi bwo kuyoborwa n'Imana mu bihe ibyo ari byo byose. Ndagira ngo mbwire ngo kandi muri iyo sanduku habagamo urwabya rw'izahabu. Urwo rwabya rwari rurimo manu yashushanyaga iki? Umutsima w'Imana, ko umuntu adatungwa n'amagambo y'abantu gusa, adatungwa n'umutsima usanzwe gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Iyi nkoni yarabije byerekana gutoranywa n'Imana. Kandi ibi bisate bibiri by'amategeko 10 byerekana icyo Imana yifuza mu bwoko bwayo. Ibi bintu rero uko ari bitatu nibyo biranga itorero ry'ukuri ryasimbuye Abisiraheli. Kristo akaba yiteguye kurishoboza ibyo bananiwe. Iri torero rigomba kuba ryigisha abantu amategeko 10 y'Imana, rikaba kandi ryaratoranyijwe nk'uko Aroni yatoranyijwe, nubwo hari havuzwe induru nyinshi cyane. Kandi iri torero rigomba kuba rifite umutsima, rigomba kuba ririmo kurya manu, mu gihe ahandi inzara irimo kwica abantu. Hejuru rero y'iyo ntebe, hejuru y'iyi sanduku, habagaho intebe y'ihongerero, cyangwa se intebe y'ubuntu muri rindi mvugo. Habaga abakerubi babiri batanze amababa bareba hasi. Abakerubi bari bakoze mu izahabu, babaga bareba hasi. Uku kureba hasi ari na White yarasobanuye ngo ni uburyo butwereka uburyo abamarayika bo mu ijuru baha agaciro amategeko y'Imana. Kandi kuri iyi sanduku niho ubwiza bw'Imana bwagaragariraga hagati y'abo bamarayika mu mutemeri wa Shekina.
Shekina bwari ubwiza bw'Imana. Iyi Mana yabaga iri kumwe n'ubwoko bwayo, uretse mu gatuza k'umutambyi kuri ya mabuye ya Urimu na Tumimu, uretse ku mwotsi wazamukaga ku buturo bwera, uretse ku ijwi ryavugaga mu buturo bwera, hanagaragaraga ubwiza bw'Uwiteka bwa Shekina, bwagaragazaga ko Imana ihari. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ubwo buturo bwera ahera cyane hashushanyaga nanone umurimo Kristo agomba kuzakorera mu ijuru. Nagira ngo muri uyu mwanya twe kuza gutinda mu mateka, ahubwo twinjire cyane mu bigendanye n'inyigisho y'ubuhanuzi ikomoka cyane muri ubu buturo bwera. Nagira ngo nkubwire ubuturo bwera uburyo bwarwanyijwe na Roma, nk'uko mwabisomye neza muri Daniyeli. Abasoma neza Daniyeli, murebe muri Daniyeli yerekwa ubuhanuzi bwa Daniyeli butwereka ikintu kidasanzwe cyagombaga kuzaba. Daniyeli igice cya 8, ndasoma umurongo wa 12. Ndasoma umurongo wa 12, umurongo wa 11 muri Bibiliya nyinshi, 11. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Aha nimusoma neza muri busange ni uburyo Roma yarwanyije igitambo cya Kristo, irwanya umugaba w'ingabo ari we Yesu Kristo, nk'uko tubisoma muri Daniyeli 12 umurongo wa 1, ndetse no muri Yosuwa muzabisomamo. Noneho rero kimwe mu bintu bibabaje cyane nuko n'ubuturo bwera bwagombaga gusenyuka. Tugiye kureba rero uburyo Roma yasohoje ibi bintu, uburyo Roma yasenye ubuturo bwera. Buri kintu cyose nabigishije icyo cyasobanuraga muri ubu buturo bwera, byose Roma yarabirwanyije. Roma yahereye ku buturo bwera, irwanya irembo. Imaze kwinjira, Roma irwanya igikarabiro, Roma irwanya igitambiro, igicaniro cy'ibitambo, irinjira ijya hera, irwanya ameza y'imitsima. Irangije irakomeza, Roma irwanya igicaniro cy'imibavu, irakomeza irwanya igitereko cy'amatabaza 7. Ntago byagarukiye aho, ahubwo yarakomeje irazamuka, yinjira n'ahera cyane, iragenda irwanya amategeko y'Imana. Ndetse nagira ngo mbabwire ngo kuva icyo gihe imaze gukuraho amategeko y'Imana igatangira gukora ibyo yigambiriye, icyo gihe cyose cy'imyaka 1260 cyahise cyitwa igihe cy'umwijima, imyaka y'umwijima. Bivuze ngo muri iyo myaka Shekina ntayihari. Reka turebe rero ubuturo bwera icyo bwashushanyaga na Roma n'uburyo yabirwanyije. Igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga urupfu rwa Kristo. Roma yabirwanyije ite? Kiliziya yatangiye kwigisha ko igitambo cya Kristo kidahagije kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha n'igihano cyacyo, maze Kiliziya itangira inyigisho za penetensiya n'indurugensiya. Izi zari inzira zo gukurwaho igihano cy'icyaha. Ibi byabaye mu mwaka za 593 nyuma ya Kristo. Mbega ubwo ni ukuvuga ngo urupfu rwa Kristo ruteshejwe agaciro, haje indulgensiya, haje penetensiya. Bivuze ngo Kristo yapfiriye abantu i Karuvali, ariko ntibyari bihagije, hari hakeneye ibindi bintu birengaho. Iyi rero ni inyigisho y'ikinyoma yatumye ubuturo bwera busenyuka mu bundi buryo mu bitekerezo by'abantu. Icya kabiri, igikarabiro. Igikarabiro cyashushanyaga kwezwa cyangwa umubatizo. Uku kwezwa kwashinzwe abaseseredoti, umubatizo ukurwaho. Bakuyeho umubatizo w'amazi menshi Yesu yabatijwe n'intumwa ze zabatizaga. Barangije guturuka muri 321 guturuka mu gihe cya Konstantino, batangira kubatiza abantu mu mazi yo ku gahanga, ndetse hakemezwa ko n'impinja zibatizwa biciye mu kinyoma cyaje kwitwa icyaha cy'inkomoko. Kubw'ibyo rero umubatizo uribagiranye n'uyu munsi wa none. Iyo ugiye kubatizwa mu mazi menshi bakubaza ahantu biva, kandi ahubwo umubatizo wo ku gahanga ari udafite aho wanditse. Roma yarakomeje igera ku meza y'imitsima 12. Aya meza y'imitsima 12 twabonye ko yashushanyaga ijambo ry'Imana. Mbega uburyo budasanzwe Kiliziya yakoze. Kiliziya yarwanyije Bibiliya, isohora ibindi bitabo bishyigikira inyigisho zayo. Muri ibi bitabo basohoye harimo n'ibyitwa apokrifa. Apokrifa ni ibitabo bagiye bazana, bakazana za Yudita mwene Siraki, bakazana ibindi bitabo bigiye bitandukanye. N'uyu munsi wa none Kiliziya iracyagaragaza ko hari ibitabo ngo kirimo kuvumbura ngo byari byaratakaye. Inyigisho ivuga ko Bibiliya zituzuye ahubwo izuzuye ziri i Roma yaturutse muri Kiliziya. Apokrifa rero guturuka mu 1229 noneho ubuyobozi bwa Kiliziya bwatangiye, ubuyobozi bwa Roma bwatangiye gusobanura ko nta muntu usanzwe
usanzwe ugomba kwisomera inyandiko zera. Ubwo rero abantu batangiye kuzaza baza nta gitabo bafite, bakicara bakabwirwa ibyo ngibyo. Ndetse no mu 1545 mu mateka ya Kiliziya ibi bongeye kubisobanura neza, bavuga yuko apokrifa ikwiye guhabwa agaciro kandi ari ubuswa cyane kwibwira yuko Bibiliya ari igomba kuyobora amahame y'idini. Ibi rero kwari ugukuraho ameza y'imitsima. Ikindi cyakurikiyeho ni igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu Roma yarakirwanyije. Twabonye ko igicaniro cy'imibavu cyashushanyaga ubuhuza bwa Kristo. Roma yakirwanyije gute? Mwibuke ko Kiliziya yashyizeho icyumba cyabo cyo kwicurizamo ibyaha. Bashyizeho ibyumba bibiri aho umupadiri yicara mu cyimbo cy'Imana akumva ukwicuza kw'ibyaha kw'abantu kandi agahamya ko abababariye ibyaha byabo. Kubw'ibyo rero ubuhuza bwa Kristo we tugomba kusaba imbabazi z'ibyaha twakoze, akadusabira kuri Data wa twese imbabazi, kandi Yesu Kristo akaba izina rye akaba ari ryo dusabamo. Noneho nyuma yaho hashyizwemo iki? Hejuru ya padiri, hejuru y'abasenyeri n'abaseseredoti hashyizwemo na Bikira Mariya, hashyizwamo n'abatagatifu. Noneho rero ubuhuza bwa Kristo, kuba Kristo aduhuza n'Imana birapfa. N'uyu munsi wa none abantu baracyagendera muri icyo kinyoma cyashyizweho mu 1215 nyuma ya Kristo. Rero Roma ntiyagarukiye aho, yarakomeje iragenda ijya ku gitereko cy'amatabaza 7. Igitereko cy'amatabaza 7 twabonye ko gishushanya byanga byakunda, twabonye ko gishushanya Kristo ari we mucyo w'isi, kandi tubona ko gishushanya imbaraga ya Mwuka Wera nk'uko twabisomye muri Zekariya. Ariko nanone twasomye muri Matayo igice cya 5:13 kugeza ku 14. Umuntu wakiriye umwami Yesu agasaba umwami Yesu ngo yinjire mu mutima we, Mwuka Wera akamugenzura akaba ari we umuyobora. Byanga byakunda uwo muntu nawe ahinduka umucyo mu isi. Bibiliya itubwira yuko turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, turi umucyo w'isi. Yesu arangije amaze kubivuga yavuze yuko abantu b'Imana bagomba kumurikira ukuri mu isi y'umwijima. Kubw'ibyo rero Roma yakoze iki rero? Ni gute Roma yarwanyije igitereko cy'amatabaza 7? Biratangaje. Muri iki gihe Roma, Kiliziya na Roma nta kindi bakoze, yarenganyije abantu bitwaga abaprotestani. Abo ni abantu bose batemeraga inyigisho za Kiliziya Gatulika. Abayobozi ba Kiliziya bashatse kuzimya umucyo nyakuri w'ubukristo, ariko biranga, birabananira. Barangije abaprotestani barasohotse. Guturuka mu mwaka 1538 kugeza mu 1798 Bibiliya ibyita amezi 42 cyangwa ikabyita imyaka 1160. Roma yari irimo kurwana n'umucyo w'Imana ngo utarasa. Kubw'ibyo isi yose yamurikiwe, yagombaga kumurikirwa n'umucyo w'ijuru, yafashwe n'umwijima ukomeye. Iyo myaka 1260 mu gitabo cy'intambara ikomeye no mu bindi bitabo by'umukabanuzi tuyita imyaka y'umwijima. Kubera iki? Kubera ko Roma yari yagiye ifata igitereko cy'amatabaza 7 ikigizayo kugira ngo isigare imurikiye abantu aho kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo kurenganywa kw'abana b'Imana ni ibintu Roma yamazemo igihe, kandi ibimenyetso birimo kutwerekeza, ibimenyetso birimo kuduha amakuru turimo kubona, ayo twumva, ibintu birimo guhindagurika ku isi. Ibi bintu murimo kubona mukabyita ngo ni ukwicara mu nzu gusa, ibi bintu murimo kwita ngo ni ugukaraba intoki gusa, ibi bintu murimo kwita ngo reka ngire ikintu mbabwira, ibi bintu bifite aho byerekeza. Byanga byakunda hari itara ryari rimaze iminsi rimurika, Roma igiye kongera gukura haryo kugira ngo abantu basubire mu mwijima. Roma yarakomeje iragenda ijya ku isanduku y'isezerano, ijya ahera cyane. Ahera cyane habaga ubwiza bw'Imana, niho Imana yagaragarizaga ububasha bwayo n'amategeko yayo na gahunda yayo. Roma icyo yakoze nta kindi, yagize umudendezo wo kugera ku mategeko y'Imana, maze barayahindura mu izina ry'Imana. Bavuga ko bahagarariye Imana, barangije bahindura amategeko y'Imana. Iki gitero Satani yari yaragabye mu ijuru cyo kurwanya amategeko y'Imana ariko akirukanwa atakishoboye, ni nacyo gitero yagabye muri Edeni, arangije abona intsinzi. Noneho ikintu kibabaje ni uko mu myaka 1260 nanone Kiliziya yongeye kongera kugerageza cya kintu, yemerera Satani kuyongorera. Roma ikuraho itegeko rya kabiri, ikuraho itegeko rya kane. Itegeko rya kabiri ryabuzaga kuramya ibishushanyo, niyo mpamvu muzabona ibishushanyo byinshi birimo gukoreshwa ngo byibutse abantu ngo Imana n'abamarayika, ariko ni uguterekera.
Roma irangije ikuraho itegeko rya kane rivuga isabato, yishyiriraho icyumweru, irangije birayigora cyane, iri sabato rihindurwa ubusobanuro. Roma iragenda ijya ku itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Roma irangije ifata papa, umubyeyi, papa bisobanura umubyeyi w'umugabo. Roma irangije ububasha bw'Imana ibuha papa, ubu ngubu yitwa ambasaderi w'isi n'ijuru. Ukibaza, Kristo asubira mu ijuru yasize mwuka wera. Mwuka wera niwe wagombaga kuba ubu ayoboye umurimo w'Imana n'ibirimo kuwukorerwamo. Ariko uyu munsi wa none hari ambasaderi w'isi n'ijuru. Uyu ninde? Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, mu gitabo cya Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 hatubwira byagombaga gutuma ubuturo bwera bwongera gusubira kuri gahunda. Imana yatanze isezerano. Daniyeli 8:14 aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Iyi minsi 2300 ishushanya imyaka 2300 guturuka ku gutangira gusana kwa Yerusalemu kugeza igihe ubuturo bwera bwo mu ijuru buzezwa. Ibi myaka 2300 yagombaga kuba kugira ngo ibyo Roma yazambije haboneke uburyo bwo kubisubiza mu buryo. Buri buhanuzi rero bwibandaga ku ngingo runaka yerekeranye n'inama y'agakiza. Reka nkubwire kuri ya myaka 2300 irimo imigabane ibiri idasanzwe. Irimo umugabane wa mbere wo guturuka muri 457 kugeza muri 34, harimo imyaka 490 yari yaragenewe Abisiraheli. Hakaza kubamo imyaka 1260 ubutumwa bwamaze Roma irimo kurenganya abana b'Imana ikora ibyo ishatse. Ariko nyuma y'1798 kugeza mu cya 844 harimo n'igihe nanone cyo gukanguka. Imana ikangura ubuprotestani kugira ngo bwige uburyo bwasubiza ibintu mu buryo. Nanone kandi nyuma y'icya 844 iminsi ya nyuma, iminsi y'inyongezo yaratangiye. Kuva icyo gihe ntabwo tuzi igihe ubuhanuzi buvuga iby'imyaka bwarangiranye na hariya. Byazaba ikosa rero umuntu wize ubuturo bwera bamubeshye ngo mu 2000 hazaba iki. Byazaba ikosa umuntu wize ubuturo bwera bamubwiye ngo mu 2020 hapanzwe kuzakorwa iki. Byaba inyigisho y'ikinyoma umuntu akweretse isomo ryo muri Bibiliya akakubwira ngo ibi bintu bizasohora muri 2030. Oya, ubuhanuzi bwose dufite bugendanye n'imibare bwagombaga kurangirana n'icya 844. Buri buhanuzi bwibandaga ku ngingo runaka yerekeranye n'inama y'agakiza. Imyaka 490 yavugaga ku murimo wa Kristo wo ku musaraba ndetse n'imitego ya Satani yo kurwanya uwo murimo, ndetse no kurwanya Abisiraheli b'umubiri, ndetse no kurwanya ubuturo bwera bwo mu isi bisanzwe. Ibi ngibi byagombaga kugenda, murabyibuka muri 70 ubuturo bwera bwarasenyutse bwari buhari, Yerusalemu irasenywa. Muri 34 Kristo yarapfuye, muri 31 Kristo yarapfuye, 34 Stefano yatewe amabuye, ubutumwa buva ku Bisiraheli bujya ku banyamahanga. Iyo ni imyaka y'ingenzi yagiye iba, ariko ibyo byose biri mu myaka 490. Noneho rero imyaka 1260 ni ubuhanuzi bwibanda ku murimo wa Kristo nk'umutambyi wacu mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru, ndetse no ku ntambara ya Satani yo gushaka kurimbura ubumenyi mu bijyanye n'ubuturo bwera. Ubuhanuzi bw'imyaka 2300 rero bwibanda ku gice giheruka cy'umurimo wa Kristo mbere y'uko agaruka, ndetse no gusubizaho ukuri kose kwasenywe n'agahembe gato mu gihe cy'imyaka 1260. Reka inshuti yanjye, nk'uko iriya foto nashyizeho ku bakurikirana iki cyigisho kuri internet mu bireba, murabona urutonde. Turaturuka ku itegeko ryatanzwe muri 457 ryo gusana Yerusalemu. Yerusalemu irasanwa, ndetse harimo ibyumweru 7, ibyumweru 62, hakaba icyumweru kimwe. Muri icyo cyumweru hagati Mesiya yagombaga gukurwaho. Icyumweru cya nyuma cyatangiranaga n'umubatizo wa Yesu, Yesu agapfa. Icyo cyumweru kimwe kuko gishushanya imyaka 7 cyatangiye muri 27. Muri 27 niho cyatangiye, cyagombaga kugenda byagera muri 30 n'igice cya 31 Kristo yarangiza akabambwa i Karuvari.
ibyo byari bifitanye isano n'inama y'agakiza. Nyuma y'uko Kristo asubira mu ijuru, Abisirayeli bari basigaranye imyaka 3 n'igice yo kugaragaza ko bumvira Imana cyangwa bahinduka cyangwa batari buhinduke. Kwanga ubutumwa bwabo kwagaragariye mu rupfu rwa Stefano. Urugendo rwabo ruba rurarangiye. Intumwa rero zitangira kwigisha, zibatiza abantu. Hagati aho ngaho tuvuye aho harimo imyaka 1810. Iyo myaka ni imyaka yahariwe Roma gukuraho ubuturo bwera, gusenya ubuturo bwera n'iki. Ariko iyo myaka iharirwa n'ubugorozi kugira ngo bugarure ibintu ku murongo. Nshuti yanjye, ibi bintu biratangaje. Reka turebe noneho imigabane y'ubuturo bwera n'uburyo ubuprotestani bwasubijeho ibyari byarakuweho na Roma. Kuko protestani ni uguhakana. Uburyo abahakanaga ibintu Roma yari yarashyizeho bongeye basubira muri Bibiliya barongera barabigarura. Iki ni icyigisho ukeneye gushyira mu bitekerezo byawe kugira ngo umenye yuko niba ibi bintu ubuprotestani bwarabigaruye, uyu munsi wa none tukaba turi abaprotestani. Nagira ngo nkubaze, ubona ibi bintu byaragarutse mu mibereho yawe? Ameza y'imitsima niyo yatangiye gusubizwaho mu mwaka w'1320 kugeza mu 1382. Umugabo witwa John Wycliffe n'itsinda ry'abalorad bafatanyije guhangana n'umwijima wa kiliziya, maze mu 1368 yari amaze guhindura Bibiliya, amaze kongera kubona Bibiliya yuzuye, ayisubiza mu biganza by'abantu ngo bayisome. Kubw'ibyo ameza y'imitsima yasubijweho imitsima mishyashya. Amen. Ikindi, igicaniro cy'ibitambo cyasubijweho mu mwaka w'1400 n'1500. Ubu protestani bwatangiye gushyiraho umurongo nanone wo kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Mu mwaka w'1517 Luteri yamanitse amahame 95 ku rugi rwa kiliziya yitwa St Church iri ahitwa Wittenberg mu Budage. Ariyo mahame yahakanaga indurugensiya. Ibi nibyo byatangije ubugorozi bw'ubuprotestani. Mu rwego rugaragara, Luteri mu buryo bwuzuye yasubijeho ukuri kwigishijwe ku birebanye n'igicaniro cy'ibitambo. Yongeye kugarura agaciro k'urupfu n'amaraso ya Yesu. Abwira abantu yuko rwose ibyo bintu by'indurugensiya n'ibiki byose nta kintu bisobanuye. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe. Ibi bintu Martin Luther amaze kubyakira, inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera yaramufashije, iramuhumura, amenya agaciro k'amaraso ya Yesu. Kubw'ibyo rero igicaniro cy'ibitambo cyasubijwe ahabwo. Murimo murumva ubuturo bwera burimo buragenda bwongera busubira mu buryo. Icyakurikiyeho ni igicaniro cy'imibavu cyasubijwe mu murongo wacyo, nubwo Roma yari yaracyangije. Iki gicaniro cy'imibavu cyashushanyaga ubuvugizi bwa Kristo ndetse n'amasengesho y'abera bayacisha kuri Kristo Yesu. Ahagana mu mwaka w'1500 n'1536 Yohana Calvin wari wavutse mu cya 1509 yabaye umuyobozi w'ubugorozi bw'abaprotestani mu Busuwisi. Amatorero y'abagorozi n'abapresbiteriyeni ndetse n'inyigisho zimwe na zimwe z'abangirikani zakomotse kuri we. Mu mwaka w'icya 1536 Calvin yanditse inyandiko yitwa Institutes of Christian Religion, cyangwa se amahame y'imyizerere ya Gikristo. Yashimangiye cyane muri iyi nyigisho ye akamaro ko gusenga nk'amahirwe, ndetse ko ari inshingano ya buri muntu ko yavugana n'Imana ku giti cye. Mu ubwo buryo rero ubugorozi bwe yatsindagiye cyane aho ngaho, kudacisha isengesho ku wundi muntu. Ntabwo isengesho rikeneye guca kuri ba bishop n'abandi bantu bakomeye na Mariya. Reka da, ubuhuza bwa Kristo nibwo yashakaga ko busubiraho kugira ngo abantu basenga Imana ku giti cyabo nta wundi muntu bifatishije. Mu kuri rero yasubijeho igicaniro cy'imibavu, maze abateye intambwe yegera ku iherezo ryo gusubizaho ubuturo bwera bwose. Nyuma yaho rero hagombaga gusubizwaho iki? Mu mwaka w'1600 kugeza mu 1680 igikarabiro cyasubijweho. Igikarabiro cyasobanuraga iki? Kwezwa n'umubatizo. Umugabo witwa John Smith wa Amsterdam ndetse wabayeho mu cya 570 kugeza mu cya 612, hamwe n'umugabo witwa Roger William, tumusoma mu ntambara ikomeye. Uyu mugabo witwa Roger William yari uwo muri Amerika mu mwaka w'1603 kugeza mu cya 683, bafatwa nk'abashinze itorero ry'ababatista. Bose bashimangiye akamaro k'umubatizo wo kwibiza mu mazi menshi, ko ari bwo buryo rukumbi bukwiriye bwo kubatiza. Bari abandi bagendaga bashyiraho inyigisho
nyigisho, ariko babaga bafite ikintu babona kibabaje cyane cyazambye, akaba ari cyo bashyiraho imbaraga. Si uko iyo babona amahirwe yo gukomeza kubaho no gukomeza gukora ubushakashatsi bari guhinguka no ku bindi, ariko aba niba Imana yahaye amahirwe yo guhinguka ku mubatizo w'amazi menshi, kubera ko inyigisho zabo zari zishingiye ku mubatizo. Itorero ry'ababatisita mu buryo bwuzuye ryasubijeho ukuri kwerekeranye n'igikarabiro, ari wo mubatizo wo kwibiza. Ibi byababaje amadini yari ariho mbere, bibabaza na kiliziya cyane kuko yabatizaga abantu ku gahanga. Nyuma yaho intambwe yakomeje guterwa, Imana yakomeje gukoresha ubuprotestani. Igitereko cy'amatabaza nacyo cyarongeye kigarurwa mu mwanya wacyo mu mwaka w'1703 kugeza mu mwaka w'1791. John Wesley yari umuyobozi w'abangirikani, akaba n'umwigisha w'iyobokamana, washinze itorero ry'abametodiste. Yatangije gahunda yo kubwiriza ubutumwa hanze, kandi ashimangira akamaro ko kuvuga ubutumwa ndetse n'umurimo w'abamisiyoneri ari wo murimo ushushanywa n'igitereko cy'amatabaza 7. Binyuze mu nyigisho ze rero, igitereko cy'amatabaza 7 cyasubijwe mu buryo bwuzuye. Nshuti yanjye, igitereko cy'amatabaza uyu munsi wa none gishushanya uburyo bwacu bwo kubwiriza ubutumwa. Nta ukongeza itabaza ngo aritwikirize inkonga. Yesu yaduhinduye itabaza. Ni ikosa rikomeye kuba twajyayo intonga. Ni iki kigaragaza ko wagiyeho intonga kandi uri itabaza? Igihe cyose utabasha kubwiriza ubutumwa, igihe cyose udashobora gusohoka ngo ujye kwamamaza ibyishimwe ryaguhamagaye mu baturanyi n'abavandimwe, icyo gihe byanga byakunda kiba ari ikimenyetso cy'uko byanga byakunda igitereko cyawe cy'amatabaza kitarimo gukora. Nshuti yanjye, ubu butumwa noneho bumaze kujya ahagaragara, ubutumwa bwatangiye kubwirizwa, abantu batangira gusoma Bibiliya, abantu barimo barasenga, ariko mu by'ukuri ubuturo bwera mu rugo byari bimaze gutungana, ahera byari bimaze gutungana, ariko turacyafite ikibazo. None abaprotestani bose, kubona amadini yose yakoze ngo ubuturo bwera busubireho, ariko hari ikintu kimwe cyari kibagiranye. Muribuka yuko Roma yari yageze n'ahera cyane, naho yashenye ubuturo bwera? Yego. None ni bande bari bafite inshingano zo gutunganya iby'ahera cyane? Reka twinjire. Isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano nahoze mbabwira ibyabagamo. Mu mwaka w'844 kimwe mu bigize ubuturo bwera cyari gisigaye gusubizwaho cyari isanduku y'isezerano. Mwibuke ko muri icyo gikoresho cy'ubuturo bwera ariho hari ibintu bidasanzwe. Nongere mbikubwire, habaga ibihamya, amategeko 10, habaga inkoni ya Aroni yerekana ubuyobozi no gutoranywa, kandi nanone habaga nanone urwabya rurimo manu rwerekanaga umutsima w'ubugingo kw'Imana ari yitunga abantu batungishije ijambo ryayo. Ibi bintu rero Roma ntiyagombaga kubisiga bihagaze. Icyo yakoze yari yabizambije. Imana yahagurukije rero itorero ryagombaga gukemura iki kibazo. Muribuka yuko ubupapa bwari bwahinduye isabato, bukayikura ku munsi wa 7 samedi, bwarangiza bukayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru ari wo dimanche. Ubwo rero murumva yuko no mu isanduku y'isezerano Roma yari yagezemo ikuramo itegeko ribuza abantu gusenga ibishushanyo ryari ryakozwemo. Hari hakenewe itorero riri buze rigafokasinga, rigashyira imbaraga zaryo ahera cyane. Iri torero ni itorero ry'abadivantiste, ryatangiye mu 844, riragenda ryinjira mu mategeko, rigarura amategeko yari yaratawe, riragenda ryongera rigarura ubuyobozi bw'Imana. Inkoni Imana yari yarahaye Abisirayeli ngo bayobore bakananirwa, Imana yihereje iri torero. Ikindi kandi ijambo ry'Imana, ibihamya, ubuturo bwera, ubuhanuzi, urupfu rwa Kristo, inama y'agakiza, izo ni inyigisho zabumbukiye abadivantiste, bazisobanukirwa mu gihe abari babanje batari bamenye iyo biva n'iyo bijya. Daniyeli 8:11 nabasomeye isomo rivuga ngo nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Ubu buhanuzi bwagombaga gusohozwa na Roma. None nubuhe buhanuzi bwagombaga gusohozwa n'itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7, ko ari ryo torero dufite ryatangiye mu 844 ngo rigarure ibintu mu buryo. Ndetse abagatulika ubwo bakaba barivugiye ngo nta bandi mu mwaka w'1942 abagatulika banditse mu gitabo cyabo kimwe barandika ngo abaprotestani nta bakiriho uretse abadivantiste umunsi wa 7, niryo tsinda ryonyine risigaye ry'abaprotestani. Ese badivantiste umunsi wa 7 mwemera yuko ari mwe baprotestani musigaye ku kuri kw'Imana? Kubw'ibyo rero ubuhanuzi bwo muri Yesaya 58:12 nibwo buhanuzi abadivantiste bagombaga guhamagarirwa gusohoza.
ubu buhanuzi nibwo tugomba gushyira mu bikorwa. Roma irimo irasohoza ubwayo, mureke natwe dusohoze ubuhanuzi bwiza butuvugwaho bwacu. Yesaya 58:12, titire bayise idini y'ukuri. Bamaze gusobanura ibigendanye n'isabato nyuma y'uko isabato isubizwaho, baranditse muri Yesaya 58:12 ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nshuti yanjye, twerekera ku musozo, nagira ngo nkubwire amagambo akomeye ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje 170. Ellen White yaranditse ngo abantu bagiye bahabwa inshingano bakarimbishwa imirimbo y'ubuturo bwera, nyamara batambaye gukiranuka kwa Kristo, icyo gihe bazagaragara bakozwe n'isoni z'ubwambure bwabo. Igihe imbabazi zaba zirangiye, ibintu byose birangiye, hari abantu batwawe n'inshingano zitwa ngo zera, ariko ntibakurikirane kwera kwabo. Amagambo nshaka gusorezaho ni aya ngaya. Inyandiko z'ibanze, paje 71, Ellen White yanditse amagambo akomeye, arandika ngo ariko ingingo zivuga ubuturo bwera buhujwe n'iminsi 2300, izivuga amategeko y'Imana no kwizera Yesu, zateguriwe neza gusobanura iby'itsinda ry'abategereje bo mu gihe cyashize, ndetse no kwerekana aho duhagaze ubu, gukomeza ukwizera kw'abashidikanya no gutanga icyizere cy'ahazaza. Nabonye inshuro nyinshi ko izo ari zo ngingo shingiro abatwaye ubutumwa bakwiye kwibandaho. Imana idufashe ngo twibande ku nyigisho y'ubuturo bwera, tubuhuze n'iminsi 2300, kandi tubuhuze n'inyigisho ivuga amategeko y'Imana, tubuhuze no kwizera Yesu. Ubu hariho inyigisho y'uburyarya ivuga ngo ibintu by'amategeko ntibikenewe, ibyo bintu by'ubuturo bwera by'inzu y'Abayahudi ntabwo tubikeneye, Yesu arahagije. Reka nkubwire, igihe kirageze ngo izi nyigisho nizidafatanyirizwa hamwe mu kwigishwa ku ruhimbi, abantu tuzaba tutabajyana aho bagombaga kujya. Kandi Imana irahamagara twebwe abantu bahamagariwe gukosora byinshi, kugira ngo n'iki ngiki nacyo tugikosore. Izi nyigisho uko ari 3 zongere zibone umwanya ku ruhimbi rwacu, mu izina rya Yesu, amen. Data uhoraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe muri iki cyigisho. Tumanitse amaboko kugira ngo uduhe gushyira mu bikorwa icyo wadutoreye, kandi Mwami w'iteka uduhe kugira ngo nubwo ubuturo bwawe bwera bigaragara ko Roma yaburwanyije, bikagaragara ko wakoresheje imbaraga y'Uprotestani kugira ngo yongere isubize ibintu mu buryo, ndakwinginze ngo udushyiremo umwuka wo guhakana inyigisho z'ibinyoma, udushyiremo umwuka wo guhangana n'icyaha n'igisa nacyo, udushyiremo umwuka wo guhakana aho ibintu bipfa birimo kwerekera, ahubwo dutungire abantu urutoki wowe, kuko ari wowe igisubizo cyabo. Reka Mwami w'iteka uduhindure, natwe dukomeze tuba Abaprotestani nyakuri, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.